Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GN TV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya tuje gusubiza ikibazo cy'umukunzi wacu yatubajije adusaba ko twazamukorera ubushakashatsi ku nzira wanyuramo ugarura ibintu byasibwe kuri telefone. Ushobora gutakaza ibintu byawe mu buryo bunyuranye. Ushobora kuyitiza abana bakabisiba, ushobora nawe kuyibwa ubwawe cyangwa se ukayisibira. Ni muri urwo rugendo rero tugiye kugusangizamo inzira ebyiri wagaruramo ibintu byawe byasibwe, nyuma yo kubigarura nkakwereka indi nzira yagufasha kubibika kugira ngo ikindi gihe cyose uzabikenera uzabibone. Ushobora kubikaho ibitabo, ushobora kubikaho dokima, ushobora kubikaho amafoto ndetse na video n'ibindi byinshi, utibagiwe na application zawe ushobora kuzakoresha mu yindi telefone igihe wayihinduye. Muri izi nzira ebyiri ngiye kukubwira, inzira imwe irifashishwa ku mafoto waba warasibye mu gihe cyashize. Indi nzira ya kabiri numara kuyishyira muri telefone yawe iraza kujya igufasha kubika ibintu byose usibye kugira ngo ikindi gihe nubikenera wongere ubigarure bisubire kuri telefone yawe. Inzira ya mbere izagufasha kugarura ibintu wasibye ukaba utakibifite kuri telefone cyangwa se ibintu washyize ku bubiko ariko nyuma bigasibwa, turifashisha application iboneka kuri Google Play cyangwa se kuri App Store yitwa Recover Deleted Storage cyangwa se yitwa Restoring Deleted Photo. Biraza kugusaba kujya muri App Store wandikemo Recover Deleted Photo. Baraza kuguha application nyinshi, gusa kuri screen zacu turi kukwereka application uri buze kuza guhitamo yagufasha kuza kubigarura byose nk'uko twabivuze. Numara kuyestaramo iyi application uraza kuyinjiramo, barakubaza utubazo duke cyane, uradusubiza nk'uko bari buze kutukubaza, ubundi ugarura ibintu byawe ushobora kuba wasibye. Gusa gatoya kugira ngo ugarure ibintu byawe wasibye biraza kugusaba ko uzi neza ko mbere y'uko bisiba wari ufitemo email. Numara kubiristoringa cyangwa se kubigarura, baraza kujya bakwereka ibyo selectinga kugira ngo bigarure cyangwa se ibyo uhitamo kugira ngo abe aribyo biza kugaruka kuri storage ya telefone cyangwa se ku bubiko bwa telefone. Hanyuma indi nzira ya kabiri uraza nanone gusubira muri Play Store cyangwa se muri App Store, nyuma yo kugeramo wandikemo Recycle Bin. Numara kwandikamo Recycle Bin bari buze kuguha application nyinshi, gusa wowe uze guhitamo application uri kubona kuri screen yawe muri iki kiganiro. Hanyuma numara kubikora uko urayestara muri telefone yawe, numara kuyestara uyifungure, numara kuyifungura wicecekera ukupe telefone yawe. Igihe cyose uzasiba amafoto cyangwa se ibindi bintu uzafungura iyi application bisangemo, nubikenera wongere ubigarure. Hanyuma izo ni inzira ebyiri nari ndi kukubwira ushobora kwifashisha mu buryo ugomba kugarura amafoto yawe. Gusa icyo ugomba kuzirikana no gushyira email muri telefone yawe kugira ngo igihe uzakenera kugarura ibintu byawe bitazakuvuna. Hanyuma ngiye kukubwira inzira ugomba kunyuramo kugira ngo ubike ibintu byawe. Iyi nzira ifite ububiko bungana na gigabyte 15. Gigabyte 15 ni nini cyane ku buryo ibintu byose washyiraho uzakenera mu gihe kizaza bitaba ari bikeya. Uraza kongera ujye muri App Store wandikemo ijambo Google Drive cyangwa se Google Drive. Numara kubyandikamo baraza kuguha application tugiye kukwereka aho ngaho kuri screen, hanyuma urayestara. Numara kuyestara urayinjiramo, ukurikize amabwiriza y'ibyo bari bugusabe, wite kuri video iri kugaragara muri aya majwi ndimo ndavuga. Iraza kugufasha cyane kubika ibintu byawe. Numara kuyikurikira yose uko yakabaye, nawe uze kubigerageza ubike ibintu byawe urebe ko wabishobora. Numara kubishobora wandike muri comment utubwire uko byakugendekeye, kimwe nuko ushobora kuza guhura n'imbogamizi. Uraza kujya muri comment wandike imbogamizi waba wahuye nazo, turakomeza tugufashe. Turagushimiye.